Nishimwe Naomi yabaye Miss Rwanda wa 2020 yashyize hanze igitabo yise More Than a Clown. Uyu mukobwa rero byinshi mwarushaho kumumenya, afite umugabo babanye mu buryo bwemewe n'amategeko ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 2024. Iki gitabo rero yashyize hanze yacyise More Than a Clown. Ngira ngo nk'uko mubireba uyu ni umugabo we witwa Michael Tesfaye, yishimye cyane ku nseko nziza. Michael Tesfaye aba nawe yasangije iki gitabo cyo yise More Than a Clown, kisobanurwa mu kinyarwanda ngo bisumba ikamba cyangwa se biruta ikamba. Muhawe ikaze hano ku Isoko Yeza. Niba utarakanda subscribe hano ku Isoko Yeza, kanda subscribe kugira ngo tubane muri iyi nkuru cyangwa se no mu zindi nkuru zica kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Hano kuri iyi YouTube channel Isoko Yeza, abantu barenga 20 nibo uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore wa Michael Tesfaye Nishimwe Naomi yasangije amagambo cyangwa se bimwe mu biri muri iki gitabo. Abantu 20 batoranyijwe na Miss Nishimwe Naomi bagahabwa ubutumire baganujwe ku gitabo cye yise More Than a Clown, hateganya gushyira hanze mu minsi iri imbere. Iki ni igikorwa Miss Nishimwe Naomi yakoze ku wa gatandatu tariki ya 23 Kanama 2025, aho ahuriza hamwe abantu 20 yatoranyije bagira amahirwe yo gusoma igitabo cye mu rwego rwo kumuha ibitekerezo byabo ku bijyanye n'uko yagiye acyandika. Mu kiganiro uyu Miss Nishimwe Naomi yagiranye n'umwe munyamakuru wo ku kinyamakuru kimwe cyo mu Rwanda, Nishimwe Naomi yavuze ko yahisemo abantu bake kugira ngo bagire umwanya wo gusoma igitabo cye ndetse bamuhe n'ibitekerezo, niba hari ibyo gukosora abikosore hakiri kare mbere y'uko igitabo agishyira hanze. Nishimwe Naomi yagize ati ni uburyo bwo kugikosora bwa nyuma, twatoranyije abantu bake bakinyuzamo ijisho kugira ngo baduhe ibitekerezo, niba hari n'ibyo gukosora tubikore hakiri kare. Iki gitabo kitezweho gusobanura byinshi ku rugendo rw'ubuzima bwa Miss Nishimwe Naomi mu minsi ishize ubwo yateguzaga abakunzi be ibyacyo. Yagize ati More Than a Clown ni igitabo cyanjye cya mbere kandi nicyo kintu mfiteho amarangamutima kurusha ibindi byose nakoze. Nacyanditse nicaye mu marira, ngira ibikomere gahoro gahoro kandi nifitemo icyizere, nanone kirarangiye kirateguye. Yakomeje agira ati mu mpanuro zacyo harimo imbaraga, amasomo y'ubuzima n'ukwizera kutanyeganyezwa. Ndi gusenga nizeye ko kizakora ku mutima wawe nk'uko cyankoze mu rugendo rwanjye rwo gukira no kwiyubaka. Nishimwe Naomi yambitswe ikamba mu mwaka 2021. Icyo gihe yarasimbuye Nimwiza Megan waryambitswe mu mwaka wa 2019. Megan niwe Nishimwe Naomi yarasimbuye mu mwaka wa 2019. Uyu rero mureba ni Nishimwe Naomi. Iyi ni cover y'igitabo cye cya More Than a Clown. Ni uku nguku cover yacyo imeze. Ngira ngo ni igitabo kizaba ari cyiza cyane cy'urugendo rw'ubuzima bwe. Yacyanditse ngo ari mu marira. Rero iki gitabo cyitezweho ko kizafasha benshi. Aba ni bamwe mu bantu 20 yasangije uburyohe cyangwa se amagambo agize kino gitabo. Abantu barenga 20 nibo yari yatumiye kugira ngo bamuhe ibitekerezo
by'uko niba hari ibyo yahindura muri iki gitabo cyangwa niba hari ibyo yagumishamo. Rero iki gitabo cyitezweho ibintu bikomeye cyane nk'uko nyiri ukucyandika nawe abisobanura. Si ibyo gusa rero Nishimwe Naomi avuga cyangwa se arangwaho, ikindi ni uko Nishimwe Naomi ari n'umworozi, afite imbwa nabyo kambibabwireho nk'uko mubibona aha ngaha ngo ni Dog Fest Kigali, afite imbwa zizitabira festival. Bino bintu bya festival, hari festival izaba, imbwa rero za Nishimwe Naomi nazo nk'uko muri kuzibona zizaba ziri muri iyi festival izabera hano i Kigali. Ni festival ntekereza yuko ari festival igiye kuba ya mbere mu Rwanda izagaragaramo imbwa z'uyu mu Miss Nishimwe Naomi. Aha ngaha Nishimwe Naomi yavuze ko we n'imbwa ye bagomba kwitabira iri serukiramuco. Ni iserukiramuco rizaba hano mu Rwanda. Nishimwe Naomi we n'imbwa ye, ngira ngo muramubona, uyu ni Nishimwe Naomi, imbwa ye ngiriye inyuma, Strick Epause. Kayumba Darina ni umwe mu bazitabira iri serukiramuco ry'imbwa. Uyu na Kayumba Darina, nguyu Kayumba Darina nawe azitabira iri serukiramuco ry'imbwa rizabera hano i Kigali, ryiswe ngo ni Dog Fest Kigali. Iri serukiramuco rero rizabonekamo abakobwa b'ibizungerezi. Ni iserukiramuco rizabera hano i Kigali. Nabyo rero uyu mukobwa azaba aboneka muri iri serukiramuco. Miss Naomi nawe azaba ari hano ahangaha muri iri serukiramuco. Miss Naomi na Kayumba Darina mu bafite imbwa zizitabira iserukiramuco rizabera i Kigali. Miss Rwanda 2020 ariwe Ishimwe Naomi hamwe na Kayumba Darina wanyuze muri iryo rushanwa ry'ubwiza, bamaze kwemeza ko imbwa zabo zizitabira iserukiramuco rya Dog Fest Kigali. Iserukiramuco ry'imbwa ryahawe izina rya Dog Fest Kigali. Ni ibirori by'abakunzi b'imbwa bigiye kuba ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Iki ni igikorwa kidasanzwe cyagenewe abakunzi b'imbwa, kizabera mu mujyi wa Kigali muri Kimironko ahitwa Amashyo Ground tariki ya 14 Nzeri 2025. Bimwe mu byamamare bitunze imbwa bikomeje kugenda byerekana ko bizitabira iki gikorwa mu rwego rwo kuhazana imbwa zabo kugira ngo zihidagadurire. Miss Rwanda 2020 ariwe Ishimwe Naomi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yatangaje ko imbwa ye itazacikanwa n'ibi birori. Yagize ati ntuzacikwe na Dog Fest Kigali uyu mwaka kubera ko njye n'imbwa yanjye tuzaba duhari. Kayumba Darina nawe wanyuze mu irushanwa rya Miss Rwanda yatangaje ko azitabira iri serukiramuco, asaba n'inshuti ze kutazacikanwa. Iki gikorwa kigamije guhuriza hamwe abantu bafitiye urukundo imbwa, abatanga serivisi z'ibijyanye n'inyamaswa n'abakora mu nzego zitandukanye zita ku mibereho myiza y'imbwa, byose bigashyirwa mu birori by'imyidagaduro, ubumenyi n'ubusabane. Ahangaha nibyo bizaba biri muri iyi Dog Fest, iri serukiramuco rizabera hano i Kigali ry'imbwa. Dog Fest Kigali ni umwanya wo kwerekana imbwa zifite imyambarire idasanzwe, best dressed dog. Birumvikana ko imbwa zizaba zashyizemo amakabutura, zashyizemo amapantaro n'amashati n'imipira, zimwe zizaba zambaye n'ingofero ndetse zizaba zambaye n'amarinete, n'inkweto, zizaba zambaye n'inkweto. Ahangaha rero ntuzigere uhacikwa muri iyi Dog Fest Kigali izabera hano Kimironko. Gukurikirana
imyiyereko y'imyitozo agility shows. Ibi ni ibintu bizaba biri gukorwa n'imbwa, hazaba imyiyereko y'imbwa idasanzwe kandi hazagaragazwa n'ubuhanga bw'imbwa, hazabaho kuganira n'abahanga mu buzima bw'amatungo, ubuvuzi, abatoza n'abacuruzi b'ibikoresho n'ibiryo by'imbwa, kuryoherwa n'umuziki, amafunguro n'ibinyobwa no gushima abafite imbwa zifite imyitwarire n'imyitozo. Ibi ngibi nibyo bizaba biri kugaragara hano muri iri serukiramuco rizabera hano i Kigali bwa mbere mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi nibwo bizaba bibaye. Rero iki ni igikorwa kidasanzwe kizaba kirimo izi mbwa. Iyi mbwa ya Nishimwe Naomi izaba iri muri iri rushanwa yitwa Kay. Uzaba ufite amahirwe yo kubona uyu mu Miss Rwanda 2020, abamwumva ku mateleviziyo, abamubona ku masocial media, ahangaha noneho azaba yamanukanye n'imbwa ye yiswe ngo ni Kay. Uyu ni Darina Kayumba, nawe uzaba ufite amahirwe yo kumubona muri iri serukiramuco ryiswe Dog Fest Kigali, nawe azaba hari. Iri serukiramuco rero rizaba ritoroshye kubera yuko rizaba ririmo ibintu bidasanzwe, imyambarire idasanzwe y'imbwa. Ngira nk'uko nabibabwiraga, urabona imbwa hano yambaye rinete, yambaye sunglass. Ibi ngibi ni biki ubonye, zizaba zambaye amajipo. Birumvikana ko hari n'imbwa zizaba zambaye amajipo, zizaba zambaye amapantaro, amakabutura, imipira, ingofero zizaba zambaye. Birumvikana bamwe bazanazambika n'amaherena y'amagoride n'amadiyama. Imyiyereko izaba idasanzwe, zizaba ziri gutera amasari. Rero ahangaha birumvikana ko batanze ikaze ku bantu bashaka kureba ibintu bidasanzwe bizabera muri Dog Fest Kigali. Niba utarakanda subscribe hano ku Isoko Yeza, kanda subscribe tujye tubana kenshi kandi buri munsi. Wagize neza kukanda subscribe, wowe wayikanze, Imana iguhe umugisha. Nawe urebye imbere y'iri zina Isoko Yeza ukabona ahantu handitse subscribe, hakande tujye tubana rwose. Uri umufatanyabikorwa w'Isoko Yeza. Urakoze cyane. Ciao. N'indi video turi bukore mu kanya. Ugire ibihe byiza.